abantu bose ubundi baba bajyaga bavuga nkawe isi yahaziba rwose aruta kuba ataragiye reka njye nzi koroshya ubuzima ntabwo nzi kuremereza nta mpamvu yo kwigiza hirya no hino ubuzima ni ukubutwara agace ukabworoshya n'ubundi nk'ubu njya numva avuga ngo byo ngo nta myaka ijana barihebye nanjye numvaza ibyabo ubundi iyo umuntu yize aba yarize nta mpamvu yo kwifata nk'umuntu utarize uhuye ugomba gufata ibintu ngo umuntu uramubwiye ngo nagukunda ubundi ugomba nyine gutandukana nk'icyumweru cyose ubundi ugomba gutandukana nyine n'umuntu utarize nk'umukobwa nkawe wize ukaba wararangije kaminuza yawe ugomba kugira igisubizo kiri hafi rwose bya cyane ahubwo birumvikana noneho reka mbinjiye mu rugo gusa nyine tuzasubira sokora hano iminsi yose yego aha ndahahora mu gitondo saa 12 mba nageze mu kazi kuko nshaka guteza uyu muntu imbere akayibona yuko ndi umukozi nize koko umukozi wa hano rero ni n'umunyamurava ni umunyamurava rwose aritonda se umukozi wa hano aritonda rwose ntacyo namunganya nawe ni umuntu uzi kwita ku bakozi be akabereka ikinyabupfura ubundi ntawe uriya musaza ni imana y'u Rwanda mbese muri make nanjye nkimubona nabonye afite urukundo n'urugwiro nta bintu byo kwigena nta bintu byo kuremereza